Ese nawe waba warigize kurota washaje? Waba warigize kurota wabaye umuntu mukuru cyane? Waba warigize kurota wabaye umukecuru? Waba warigize kurota wabaye umusaza cyangwa se umukambwe? Nibyo koko, izi nzozi abantu benshi mukunda kuzigira, ariko izi nzozi muzifata nk'imikino. Izi nzozi ntabwo muzitindaho. Izi nzozi ntabwo muba mushaka kuzisobanukirwa. Kurota wakuze cyangwa kurota washaje cyangwa kurota wabaye umukambwe, kurota wabaye umukecuru, ni bimwe mu bintu ushobora kuba warota ukaba wagomba kubitindaho cyane. Ni bintu ugomba kurota ukaba wabitindaho ukamenya icyo bisobanuye. Izi nzozi abantu benshi baba bashaka kuzifeka. Izi nzozi abantu benshi ntabwo bashaka kuzitindaho, ntabwo bashaka kumenya icyo zivuze. Urabirota ukabyuka ukigendera. Urabirota undi munsi ukongera ukabyuka ukigendera. Ariko nyamara bino bintu ndagira ngo mbwire ko biri kukugeza ku butumwa bukomeye cyane. Ndagira ngo mbwire ko bino bintu hari ubutumwa bukomeye cyane birimo bigushaka kukubwira. Hari ubutumwa buteye ubwoba, hari ibintu ugomba kwitaho cyane. Ubu butumwa ndagira ngo ubwumve muri kino kiganiro. Ikaze ku Nzozi X TV. Aha niho mbasobanurira inzozi zose murota. Aha niho mbasobanurira ibintu mugenda murota mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndagenda ngabasobanurira icyo bisobanuye. Ndagira ngo ngusobanurire yuko kurota cyangwa kugira inzozi atari ikintu gisanzwe. Ndagira ngo mbwire ko iyo wagize inzozi hari ikintu runaka bishaka kukubwira. Hari abantu benshi bafata kurota nk'umukino uri aho ngaho. Hari abantu benshi bafata kurota nk'ibintu bisanzwe, ariko nyamara si uko byagakwiye kugenda. Kugira inzozi cyangwa kurota ni kimwe mu bintu bikomeye cyane ugomba kugira, ukaba wagomba kugitindaho, ukagomba kuza kuri ino channel ukumva ibisobanuro by'inzozi warose nimba byaba biri hano. Aha ngaha mbasobanura ibisobanuro bishingiye ku muco. Basobanura inzozi zanyu ku bisobanuro bishingiye ku muco, nkababwira icyo umuco nyarwanda uvuga ku bijyanye n'inzozi warose. Nkongera gusobanurira ku bijyanye na scientifique, abahanga cyangwa scientifique mu bintu bishingiye n'imitekerereze ya muntu, icyo basobanura ku nzozi umuntu yaba yarose. Ndaza gusobanura icyo babivugaho. Ndongera kandi ngagusobanurira ku buryo bwa religion, ngagusobanura ku bijyanye n'amadini, icyo amadini runaka aba agenda asobanura ku nzozi runaka. Hari inzozi uba waragiye urota, izo nzozi ziri nko muri Bibiliya, izo nzozi zarigeze kuba muri Bibiliya, cyangwa harimo ibindi bintu byigeze kuba muri Bibiliya bisa n'inzozi warose. Ngagusobanura rero nshingiye kuri izo nzozi zo muri Bibiliya, ngashingira ku bijyanye n'izo nzozi muri Bibiliya yagiye ivugaho. Ikaze ku Nzozi X TV. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, kora share, usharinge inshuti yawe ikunda kurota ariko nimenye icyo inzozi yarose izisobanuye. Uyisharinge ino channel iyibone. Kanda like kandi usige comment umbwire icyo nazavugaho ubutaha. Ushobora kuba nawe hari inzozi runaka wagize ukaba ushaka kumenya icyo zisobanuye. Siga comment rero, nanjye nzagusobanurira icyo zisobanuye mu nzozi mu kiganiro cy'ubutaha. Uyu munsi ngiye kubasobanurira uko uba warota wabona washaje. Ngiye kubasobanurira uko uba warota wabona wabaye umuntu mukuru. Uko uba waba uri umukobwa mutoya cyangwa uri inkumi ariko ukarota wabaye umukecuru. Ndagusobanurira uko uba waba uri umusore muto cyangwa uri umwana ariko ukarota wabaye umusaza. Ndagira ngo mbwire ko bino bintu ari ikintu bisobanuye cyane. Mu busobanuro bushingiye ku muco, mu muco nyarwanda kurota washaje cyane bishobora gusobanura ko ufite ubwenge, bishobora gusobanura ko ufite ubuhanga. Ushaka gusohora ariko ubwo buhanga bwawe ukaba ushaka kumbuza kubufungirana. Kurota washaje bigaragaza ko hari ubwenge bwinshi cyane ushobora kuba wifitemo ariko ubwenge ukaba utabuzi. Bigaragaza ko hari ubwenge bwinshi ushobora kuba wifitemo ariko ukaba udashaka kubusohora. Nkuko mubizi, abantu bakuze cyangwa se abasaza cyangwa se abakecuru ni abantu baba bafite ubwenge bwinshi cyane. Ni abantu bafite ibintu byinshi cyane bazi, ni abantu bafite ibitekerezo byinshi cyane bazi, ariko nyamara ibyo bitekerezo byabo biragenda bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nuramuka urose wabaye umukecuru cyangwa wabaye umusaza, mu muco nyarwanda uzamenye ko ikintu bisobanura ari uko ushobora kuba ufite ubuhanga cyangwa ufite ubwenge bwinshi cyane ariko ukaba utarashaka kubugaragaza, ukaba utarabusohora, ukaba utarabwikuramo ngo umenye ko ubwo bwenge bufite. Nuramuka kandi uramutse urose uri umusaza cyangwa wabaye umukecuru kandi ukiri umwana cyangwa se ukiri umukobwa cyangwa ukiri umusore, ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba uri gutinya gukura cyangwa uri gutinya kuba wakura mu bitekerezo. Mu muco nyarwanda nabwo babisobanura gutya, bavuga ko nuramuka urose wabaye umukecuru mu nzozi zawe cyangwa urose wabaye umusaza ari ikimenyetso kigaragaza yuko uzaba watinye gukura. Ni ikimenyetso kigaragaza ko uzaba ufite ubwoba bwo gukura.
ni ikimenyetso kigaragaza yuko uri gutinya kuba wagira mu zabukuru zawe. Ariko nanone mu muco nyarwanda hari abavandimwe bavugaga yuko byerekana ko hari umuntu ushaje cyangwa umuntu wenda waba ukuze ugiye gupfa, ariko nanone bakongera bakavuga ko atari buri gihe byagendaga gutyo. Bavuga ko wenda hari ubwo, ntabwo bavuga ko ariko buri gihe byagendaga. Mu bisobanuro bishingiye ku idini cyangwa se religious, ahangaha ngiye kubasobanurira ku bisobanuro bijyanye n'amadini. Ndababwira icyo amadini agenda bivugaho, icyo amadini agenda bisobanuraho. Mu bisobanuro bushingiye ku idini, muri Bibiliya inzozi zagiye zibaho nk'ubutumwa. Urugero nka Daniyeli cyangwa Yosefu. Kurota wakuze cyane cyangwa uri umusazi bishobora kuba ari ubutumwa bwo guhindura imyitwarire yawe, cyangwa Imana iri kukwereka ko uri gutakaza icyerekezo cyawe. Ndagira ngo mbabwire ko kurota wakuze bigaragaza ko ushobora kuri guta icyerekezo cyawe. Uri umusore, uri inkumi, ariko uri kurota washaje. Bigaragaza yuko uri kuva mu cyiciro wowe urimo ugashaka kujya mu cyiciro kitakureba. Bigaragaza ko uri kuva mu rwego wari urimo ugashaka kujya mu rwego rwo hejuru. Bigaragaza ko uri gushaka guhindura environment yawe. Uri umwana, uri inkumi, uri umusore, ariko uri gushaka kujya mu busaza. Bigaragaza ko uri gushaka guhindura environment urimo. Bigaragaza ko uri gushaka gukura. Bigaragaza ko uri gushaka kuva mu bwana ujya mu bukuru. Bigaragaza ko mu bitekerezo byawe udashaka gukomeza kuba umwana. Bigaragaza ko ushaka kujya mu zabukuru. Bishaka kugaragaza ko uri gushaka kugira ikintu kinini ushaka kuba wageraho. Bigaragaza ko uri kuva mu bitekerezo by'abana ugashaka kujya mu bintu bikuru cyane. Bibiliya rero turayubaha cyane ku bintu bijyanye n'inzozi, kuko ari inzozi nyinshi twagiye tubona zagiye zivugwa muri Bibiliya. Niyo mpamvu rero iyo tugiye gusobanura inzozi zanyu dushingiye no kuri Bibiliya, kuko Bibiliya igenda isobanura inzozi neza cyane. Mu busobanuro bushingiye ku bumenyi, abahanga mu mitekerereze ahangaha hari icyo bivugaho. Abahanga mu mitekerereze hari icyo bagenda basobanura ku nzozi zo kuba warose washaje cyangwa se wakuze. Ubusobanuro bushingiye ku bumenyi rero, abahanga mu mitekerereze bavuga ko ushobora kuba ufite stress nyinshi. Bavuga yuko ari ukuba ufite stress nyinshi cyangwa se uri gushaka kujya mu bintu byinshi cyane. Bivuga yuko kandi ushobora kuba waritakarije icyizere. Bigaragaza yuko ushobora kuba uri umwana, uri umusore, uri inkumi, cyangwa se ukaba uri gushaka kumva yuko igihe cyawe cyarangiye. Ukaba uri gushaka kumva yuko wamaze gusaza. Ukaba uri gushaka kumva yuko nta kintu wimariye. Ukaba waratakaje icyizere, ukaba udashaka kumva yuko igihe ukigifite. Ukumva ko wamaze gusaza, ukaba wumva nta kintu ugishaka kugeraho cyangwa se wageraho. Ahangaha rero nicyo biba bisobanuye. Niba nawe warigeze kurota izi nzozi, ndakeka ngusobanurire neza icyo izi nzozi zaba zisobanuye. Nagusobanuriye mu bijyanye n'amadini, nagusobanuriye mu bijyanye na siyanse, kandi ngusobanurira no mu bijyanye n'umuco nyarwanda. Mu muco nyarwanda icyo bavuga kuba warota zino nzozi. Niba warigeze kurota izi nzozi rero, nizeye ko ugize amatsiko yawe arangiye. Nizeye yuko amatsiko yawe ashize. Izi nzozi rero ndazigusobanuriye. Andika comment, mbwire nawe inzozi warose. Abushize banyandikiye comment nabasobanuriye inzozi zanyu icyo zivuze. Andika comment rero nawe umbwire inzozi zawe icyo waba ukeka ko zaba zivuze. Nanjye ubundi ngusobanurire neza byimbitse icyo inzozi zawe zivuze. Kanda like tujye dukomeza twibanire mu buzima bwa buri munsi. Kanda subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho video isobanura inzozi uzajye uhita uyibona. Kandi usharinge n'inshuti zawe kugira ngo inshuti zawe nazo zize zimenya inzozi zazo zarose icyo zazisobanuye. Ahangaha ni ku Nzozi X TV. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.